WASAC ni ikigo kigaruka mu majwi cyane. Raporo y'ubushakashatsi kuri ruswa mu Rwanda, Rwanda Bribery Index y'2024 igaragaza ko ruswa mu kigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi, isuku n'isukura WASAC iri ku kigero cya 7.20%. Ibi gishyira mu bya mbere mu byiganjemo ruswa kurusha ibindi mu Rwanda. Apollinaire Mupiganyi, umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International ishami ry'u Rwanda, aravuga bimwe mu byuho bya ruswa muri WASAC. Ruswa ikunze kugaragara hahandi hariho umuturage ashaka serivisi agahura nawe gutanga serivisi, physical contacts. Iyo zibaye nyinshi rero niho haba bya byuho. Noneho zikaba nyinshi, accountability mechanism zitari enough, zidahari kugira ngo inspection, bazi neza ko inspection itazahagera, bazi neza ko abaturage batazatanga amakuru, niho haba hari ibyo byuho bya ruswa. Rero muri za services zitandukanye abaturage bakena muri WASAC batubwiye nk'ibyo bijyanye na za konteri. Kuri uyu wa gatanu WASAC na Transparency International Rwanda basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu gukumira no kurwanya ruswa muri serivisi z'amazi, isuku n'isukura. Professeur Omar Munyaneza, umuyobozi mukuru wa WASAC Group, aravuga impamvu y'iyi mikoranire. Kugira ngo dukomeze gushyira hamwe twese turwanye ikijyanye na ruswa aho cyagaragara hose mu kigo cyacu, yaba ari ku bijyanye n'imitangire ya serivisi z'amazi, ibijyanye n'izishingiye ku gitsina, mu mitangire y'akazi n'ibindi bitandukanye. Ikintu cyose cyagaragaramo ruswa, kandi twizera ko mu bufatanye namwe mu mahugurwa muzagenda mutugezaho bizadufasha kumenya ibishobora kuganisha muri ruswa, natwe tukabyirinda. Hanafashwe kandi zimwe mu ngamba zo kugabanya ibyuho bya ruswa muri serivisi za WASAC, harimo nko kwimakaza ikoranabuhanga n'ibindi, nk'uko Professeur Munyaneza akomeza bisobanura. Turi gukora ibishoboka byose kugira ngo muri WASAC tugane cyane ku kintu kijyanye no gukoresha ikoranabuhanga, tugabanye uburyo WASAC abakiriya duhura nabo. Ibi nabyo tukabona biri mu buryo bumwe buzadufasha mu kurwanya ruswa. Turimo no gukorana n'Irembo kugira ngo noneho tunashyire ku Irembo bitananyuze kuri website yacu gusa, kugira ngo abanyarwanda bajye basaba amazi baciye mu Irembo. Mujya mwumva ikibazo dukunda kugira cyane gikomeye kijyanye na konteri hirya no hino, bishobora no kuba byadutezamo ruswa. Ibi nabyo turimo kubikemura dushaka uburyo tubona abantu bazana amakonteri bitananyuze gusa kuri WASAC n'abandi ba private. WASAC dufite inspection team irimo kudufasha cyane kugira ngo tugende tureba ahaba haragiye hagaragara ibintu bya ruswa cyangwa se biri kugaragara, tubashe kubica. Yamwumva hari abakozi bakunda kutuvugaho bavuga ko iyo bamubwiye ngo hari ahacitse amazi ababwira ngo nibamuhe transport. Ibyo ngibyo ni bumwe mu buryo bwa ruswa, kuko ntabwo umukozi wacu agomba gusaba transport igihe agiye gutanga serivisi z'amazi. Ibyo rero byashyizwe mu makosa akomeye ashobora gutuma twirukana umukozi nta neguza tumuhaye. Kuva mu mwaka wa 2024 kugeza uyu munsi muri WASAC hamaze gufatwa abakozi barenga 35 bahamijwe ibyaha bya ruswa, harimo abo mu ntara y'Iburasirazuba, Amajyepfo ndetse n'umujyi wa Kigali. Aya masezerano yasinywe uyu munsi akazagira uruhare mu kugabanya ibi byaha bya ruswa, kuko azaba akubiyemo n'ubukangurambaga bwo gukangurira abaturage kudatanga ruswa. Yasin Twishimire, Isango Star.